uzabikore bigezo cyangwa se ubipange umara igihe kigera ku byumweru 2 cyangwa se iminsi 14 udakoresha isukari. Icyo gihe umubiri wawe uzumva wiyumva bitangaje, wiyumve neza cyane ariko bitandukanye nuko wiyumva ugikoresha isukari. Isukari noneho ndi kukubwira muri iki kiganiro nditwa spoon table sugar, cyangwa se ya sukari twongera mu byo kurya, mu byo kunywa, ya sukari dushobora gusanga mu biryo by'amajanki, amakabs, candy, chocolat, sweet, ibintu nk'ibyo ngibyo byine by'amabiskit. Ya sukari ushobora gusanga mu binyobwa nka soda, amajuice akorwa mu nganda, ya sukari nyine karemano yongerwamo ibindi bintu by'amaproduit chimique. Nuramuka wihagaritse mu gihe kigera ku byumweru 2 uzumva ibitangaza bizakubaho. Ngero kukubwira ibi ngibi rero nuko nasomye inyandiko izwi nka Sweet and Dangerous ivuga ku mabi n'ubugome by'isukari. Narengejeho ndeba na filime mbarankuru ebyiri zakozwe na muganga Dr Eric Berger zivuga ku bugome n'ububi bw'isukari n'iby'umubiri wacu wunguka iyo wahagaritse gukoresha isukari mu gihe kigera ku byumweru 2 cyangwa se burundu. Ubusanzwe isukari ni nyirabayazana w'indwara nka diyabete ya mbere n'iya kabiri. Binarengaho ahubwo isukari igatazigwa kuba papa w'umubyeyi w'indwara zikomoka ku mubyibuho ukabije nka obesite n'izindi zishamikiyeho. N'abarenzeho bakavuga ko isukari igira uruhare mu gutera indwara z'amakanseri atabarika. Kanseri ikaba indwara nyine yibasira umubiri w'umuntu ikawushegesha paka iwutuye mu rupfu. Isukari yaratwifatiye, iratwigonderera dukoloniza pepepe kuburyo ibintu dukunda tukarutisha ibindi birangira nabyo twarabihaye amazina afitanye isano n'isukari. Umva nkubwire, birashoboka ko sheri wawe yitwa sweet, candy, chocolate, ushobora kuba waramwise sugar, banana, brown sugar n'andi mazina yose afitanye isano n'isukari. Ibi ngibi byo ubwabyo bikwereka uburyo isukari yarangije kudufatisha, ariko buri isukari ni n'umwanzi tugendana dusekera neza yitwaje inkota aducumita iyo turebye inyuma. Isukari ni umwanzi gica ku buzima bwacu, nyirabayazana w'indwara zitabarika zisuka ku mubiri wacu. Urabyumva ute ndamutse nkubwiye ko kwa kuntu byuka wiyumva umutwe ukurya, wumva uzungera, ureba ibikezi, ufite ubunebwe, wiga ibintu ntufate, uhorana umunaniro, inzara ya buri kamwanya? Urabyumva ute ndamutse nkubwiye ko bifitanye isano n'isukari? Niba ndakimaga ko iki kiganiro gishobora kuza kurangira abantu benshi barangije gukatira isukari. Birashoboka ko ari bwo bwa mbere ugeze ku murongo wacu mugari wacu wa YouTube Mutavu Official. Kanda kuri iyo nzoga iri munsi y'ikiganiro duhe subscribe kugira ngo ibiganiro dukoza ako kamwanya bigisohoka uzajya uhita ubibona, ubone notification. Wakunze iyi video ushobora gukanda kuri icyo gikumwe kizamuka thumb up ukaduha like, ariko nanone ushobora kwisharinga ku bavandimwe, inshuti ndetse n'umuryango. Ibyo ni byiza muri rusange aho waba uherereye hose ku isi. Kandi nanone uramutse wumva ururimi rw'ikinyarwanda, reka nkwifurize kubaho neza ndetse no kuramba, nkubwire ngo Imana y'u Rwanda igira neza, anariko nguhaye ikaze mu kiganiro. Uri kuri Mutavu Official, ayanjye ni Mutavu Ismael. Ikaze mu kiganiro nkubwire ku bibi n'ubugome bw'isukari n'ibyiza bitabarika byo kureka no kurekura gukoresha isukari. Ikintu cya mbere w'umubiri wawe uzunguka nuramuka uhagaritse gukoresha isukari nuko utazongera gusonza bya buri kamwanya. Mujya mubibona, hari abantu ubona ugira ngo bahorana inzara, ugasanga umuntu mbega saa 6 arashonje, saa 10 arashonje, saa 11 arashonje, saa 3 nijoro arashonje. Ibi ngibi biterwa no gukoresha isukari nyinshi. Urimo kwibaza uti bigenza bite kugira ngo umuntu ukunda gukoresha isukari nkeya gusonza kuri we bigabanuke, inzara muri we igabanuke ibe nkeya? Umva aka kantu. Ubusanzwe umubiri w'umuntu utunze inyama yitwa pancreas. Ugerekeje mu kinyarwanda ni nko kuvuga impindura. Iyi nyama ikora umusemburo uzwi nka insuline. Uyu musemburo wa insuline rero akamaro kawo aba ari ugukura isukari mu maraso ukayohereza mu duce dutoya tw'umubiri tuzwi nka tisi cyangwa se utunyangingo cyangwa se ingirabuzima fatizo z'umubiri, kubera ko isukari ari inkomoko y'ingufu ikenerwa n'imibiri yacu.
Iyo uyu musemburo uri kohereza isukari nk'ibicanwa cyangwa se inkomoko ya energy cyangwa se ingufu utu tunyangingo dukoresha, usanga utunyangingo tumeze neza tukabasha kororoka no kubyara no gukura neza, kuko tuba dufite nyine iyi mazutu cyangwa se inkomoko y'iyi ngufu ikomoka ku isukari, iyi insuline iba yagenewe utu tunyangingo. Rero iyi sukari ibaye nyinshi mu mubiri, uyu musemburo wa insuline uragenda ugahuga ukananirwa cyane, bikarangira n'isukari imwe na imwe icitse uyu musemburo ikajya mu mpyiko cyangwa se igakomeza mu maraso. Iyi sukari ibaye nyinshi birangira umusemburo wihugiyeho ntubashe gukora isukari ihagije yo kwiriza ku duce dutoya tw'umubiri tw'utunyangingo, maze umubiri ugacika intege ugahorana inzara ya buri kamwanya. Nguko uko bigenda iyo umuntu akunda gukoresha isukari nyinshi. Icya kabiri kizakubaho rero nuramuka uhagaritse gukoresha isukari, nuko wowe uzajya wumva ufite umunaniro mukeya, ntabwo uzongera kugira umunaniro mwinshi nk'uwagira gukoresha isukari. Ibi ni ukubera ko ubundi isukari nyinshi ituma ubwonko bugira umunaniro ukabije, kubera ko ubwonko ubundi bufata amaraso nk'ibiryo byabwo cyangwa se amaraso ashinzwe gutwara oxygene ku bwonko. Ariko iyo amaraso ubundi yanduye arimo isukari nyinshi, biragenda bikagira ikibazo gikomeye cyane ku bwonko, maze umuntu agahora ananiwe, umutwe umurya. Iki gihe rero uzaba wagabanyije gukoresha isukari, byanga byakunda ubwonko nabwo buzagira imikorere myiza, umuntu yumva afite energy cyangwa se ingufu, kunanirwa kuri we bigabanuke. Icya gatatu kizakubaho nuramuka uhagaritse gukoresha isukari ni ikihe? Ikimenyetso cya gatatu kizakugaragaraho nuramuka uhagaritse gukoresha isukari, nuko uzatangira kugabanuka ibiro cyangwa se kunanuka. Ubusanzwe kubyibuha ni ikimenyetso cy'uko umuntu akoresha isukari nyinshi. Iyo bigabanyije rero utangira kunanuka. Wibuke iby'umusemburo wa insuline nakubwiye. Ubusanzwe umusemburo y'isukari ibaye nyinshi mu mubiri utangira kwiranja imwe ukayibyazamo ibinure, kugira ngo umubiri wawe runaka igihe runaka nuzakenera isukari uzafate bya binure ubibyazemo isukari cyangwa se za ngufu zawe ukeneye nk'ibicanwa. Uyu musemburo rero mu gufata isukari ukayihindura ibinure mu buryo bwo kuyibika muri depo cyangwa se mu buryo bwo kwitunganya kugira ngo umubiri uzayikoreshe mu gihe runaka. Iyo utangiye kugabanya isukari, wa mubiri utangira ufata bya binure byari byaripakiye ku nyama, maze ugatangira kubikoresha, umuntu agatangira kunanuka. Kimwe mu bimenyetso bizakugaragarira n'igihe mu nda hawe cyangwa se mu rukenyerero hatangiye kugabanuka. Subi inyuma ho gatoya, ubundi kuba umuntu arwaye diyabete ushobora kubisuzumira mu nda yiwe cyangwa se mu rukenyerero rwiwe. Bavuga yuko ubundi umugabo bapima mu rukenyerero bagasanga afite inshi ziri hejuru ya 45, aba afite ibyago byo gufatwa n'indwara ya diyabete. N'umugore nuko iyo afite mu nda mu rukenyerero rwiwe inshi zigera kuri 40, naba afite ibyago byinshi byo kwandura indwara nka diyabete. Rero iyo ugabanyije kohereza isukari mu mubiri wawe, ya insuline ntabwo yongera gucura bya binure ngo ipakize ku nyama. Ariyo mpamvu utangira kugabanuka ibiro, ukananuka ukajya kuri size. Ubundi amaraso nayo agatembera neza mu mitsi cyangwa se mu mijyana n'imigarura ibarizwa mu mubiri w'umuntu. Nuko bizakugendekera rero nutangira gukoresha isukari, kubera ko umubiri wawe uzagabanuka ukajya kuri size ugatera neza. Noneho ikintu cya kane kizakubaho nuhagarika gukoresha isukari, nuko uzatangira kwiyumva neza, kwenhesinga mood, ukumva umeze neza, ufite power, uratekereza neza, uri focused ku kintu cyawe runaka. Ikiswe nka fonction cognitive kizatangira gukora neza, umve nyine urimo kwiyumva neza, umva utekereza neza, umva ufite stress nkeya, imihangayiko mikeya, mbese umva ufite amafusheri na stamina. Ibuke nakubwiye yuko isukari igira ingaruka zikomeye cyane ku bwonko. Ubwo rero wahagaritse gukoresha isukari, usanga ubwonko bwawe bwihuse, haba mu gufata imyanzuro runaka, haba mu gutekereza no kwitekerezaho, mu bushobozi bwo gukemura ibibazo, kubyumva ndetse no kubyiyumvisha. Ibi byose bitangira kujya ku kigero cyo hejuru, aribwo wumva umuntu batangiye kumubwira ngo ni umuhanga. Iki ni ikindi kintu cy'akataraboneka cya kane, umubiri wawe ntuzunguka nuramuka uhagaritse gukoresha isukari.
Akandi kantu ka gatanu gatangaje kazakubaho kadasanzwe ni uko nuramuka uhagaritse gukoresha isukari uzagira uruhu rusa neza, uruhu rukeye, uruhu ruri kunyerera, ugira umubiri n'uruhu nyine bikugaragaza nk'aho ukiri mutoya kubera byonyine wahisemo kureka gukoresha isukari. Ubusanzwe nko ku bagore, iyo umuntu akunda gukoresha isukari umubiri uragenda ukavumbura umusemburo uzwi nka androgene. Iyi androgene iragenda igahatiriza umubiri gusohora ibinure byinshi hanze maze umuntu akisanga yarwaye ibiheri byinshi. Ibi ngibi ntibikunda kuba ku mibiri y'abagore, ugasanga nyine bafite uruhu rudaki, bafite ibiheri byinshi kubera ko umusemburo wa androgene uba wazamutse wabaye mwinshi, bigatiriza nyine umubiri kurekura isukari n'indi myanda myinshi mu mubiri hanze ku kigero kidasanzwe, maze ugasanga umuntu afite ibiheri byinshi mu maso. Iyo bigeze ku bagabo rero, kuba iyi nyama y'impindura yakora umusemburo mwinshi uzwi nka insuline, bituma umuntu umusemburo wa kigabo uzwi nka testosterone ugenda ukagabanuka. Ni hahandi uzasanga umuntu w'umugabo yagize akajwi gatoya, afite umubiri woroheye nk'uw'abagore, mbese quality zimugaragaza nk'umugabo zagabanutse kubera ko nyine testosterone iba yaguye. Ubwacu bw'umusemburo wa insuline ngo ujye kugahangana no kugabanya isukari mu maraso, ni nako umubiri ugenda ukagabanya testosterone cyangwa se umusemburo utuma umuntu yitwara kigabo. Ni hahandi usanga abagabo benshi no mu buriri cyangwa se mu gitanda byaragoranye kubera byonyine ukunda no gukoresha isukari. Ikindi gitangaza kizaba ku mubiri wawe cya gatandatu nuramuka uhagaritse gukoresha isukari mu gihe kigera ku byumweru 2 cyangwa se ukayireka burundu, ni uko uzatangira kumva icyitwa nka inflammation muri wowe gitangiye kugabanuka. Ubundi inflammation ni kwa kundi wumva umubiri uba ukurya, uhorana umunaniro, wumva ufite pain, wumva ufite uburibwe hanini mu mubiri cyangwa se mu mikaya itwara amagufa, ukumva urababara cyangwa se mu ruhuriro rw'amagufa hamwe twita muri joint cyangwa se muri joint. Uku kumva babara mu mubiri rero nta handi bituruka cyangwa se bikomoka, usibye ko buri ubusanzwe umubiri kugira ngo uzafate isukari wihinduremo ibicanwa by'ubundi bwoko bizwi nk'amafati, cyangwa se bya bicanwa biba bizabikwa mu mubiri bifatwa nk'ibinure, bisaba umubiri gukora mu gihe kigera ku minsi 3 ukora iyi mekanizme yo gufata isukari wihinduriza ifati cyangwa se ibinyamavuta. Ku buryo ntagereranywa rero, ibi ngibi biragenda bikananiza umubiri cyane, ujye uba wumva uhorana umunaniro uhoraho wa buri ka mwanya, wumva ufite uburibwe mu mubiri kubera ko ari igikorwa gisaba ingufu nyine gufata ibicanwa nk'isukari ukabihinduramo ubundi bwoko bw'ibicanwa mu mashini nto izwi nk'umubiri. Biba ari ibintu bigoranye cyane. Ukugabanya rero gukoresha isukari ni umusemburo uvubugwa n'inyama y'impindura cyangwa se pancreas wa insuline, uragenda ukaba mukeya maze n'akazi kawo kakaba gakeya, umuntu akaba hatikanya afite amahoro. Uko aya inflammation y'umubiri nagenda akagabanuka, biragenda bigahereza umubiri gutwara amaraso neza, maze ya mitsi itwara amaraso ikabasha kuyatwara neza akagera ku bwonko. Ubwonko rero kwakira amaraso neza na oxygen aba ari uko nguko. Ibi ngibi biragenda bikagabanya ibyago byo kuba wafatwa nk'indwara izwi nka stroke yibasira ubwonko. Nibyo gusa umutima nawo biprofitiramo kuko hatangizwa urugendo rw'uko imitsi itwara amaraso neza ku mutima, maze uyu mutima nawo ufatwe n'indwara zizwi nka heart attack. Ibi ngibi nabyo byombi bishyirwa mu nyungu zo kureka cyangwa se kugabanya gukoresha isukari mpimbano cyangwa se isukari nkorano ku mubiri w'umuntu. Wibuke kandi nakubwiye yuko uko ubwonko bugenda bwakira amaraso asukuye kandi ameze neza atarimo isukari, bituma bumera neza. Ibi ngibi ako ka mwanya nabyo bitangiza urundi rugendo rwo gukorera utunyangingo tw'ubwonko tuzwi nka neuron, maze utunyangingo tw'ubwonko tukaba twiza kandi tugakora ku buryo dukora neza. Ibi ngibi nabyo bigenda bigakuza ubwonko, ugasanga umuntu nyine yagiye aba umuhanga kubera ko na stroke ziba zagabanutse. Urebye neza nta nubwo ari ubwonko gusa buprofitiramo, kubera ko n'inyama y'urwagashya cyangwa se liver, iyi nayo hari byinshi profit y'umuntu agabanyije gukoresha isukari. Uko ukoresha isukari nyinshi cyane, iyi nyama y'urwagashya cyangwa se liver iba yaragiye ikagira ibinure byinshi muri yo imbere. Iyo utangiye kugabanya gukoresha isukari rero, ibinure umubiri urabikina kugira ngo ube inkomoko y'ibicanwa, maze umwijima wawe ugatangira kugabanuka. Kenshi abantu babyibushye cyane usanga bafite n'inyama y'umwijima nini cyane.
uko ugabanyije gukoresha isukari rero inyama iragenda ikaba neza ikorohera, ibinure muri byo bikagabanuka nabyo bikongera imikorere myiza y'umubiri. Si n'urwagashya gusa, izindi nyama nanone zizabyungukiramo ni impyiko. Izi mpyiko ebyiri ubundi umumaro wazo ni ukuyungurura amaraso, blood filtration. Iyi sukari iri kuza ari nyinshi mu maraso rero bituma izi mpyiko zitabasha kuyungurura amaraso neza, ari gusanga zohereje inkari hanze, inkari zikaza zuzuyemo isukari nyinshi. Iyi sukari yakurenze rero mu mubiri bikaba impamvu y'uko umuntu aba afite diyabete, usanga n'impyiko zitangira gutangira urugendo rwo kwazaharira kubera ko isukari nyine iba yarabaye nyinshi mu mubiri. Icya karindwi rero ari nacyo cya nyuma ni uko uzagabanya gukoresha isukari ahanini muri iki kigera ku byumweru 2 cyangwa se burundu, apeti yo gukunda isukari izagabanuka cyangwa se apeti yo gukunda ibiryoherera izagabanuka. N'ubwo isukari nakomeje kubabwira ni ya sukari ushobora gusanga mu biryo by'amajaki, amakabs, ya sukari ushobora gusanga mu machocolate, mu migati, amandazi, ya sukari ushobora gusanga mu masoda, Coca-Cola, ya sukari ushobora gusanga mu bindi binyobwa byose byongerwamo isukari ibashyizwemo zindi produits chimiques yatunganyijwe mu nganda, ya sukari ushyira mu gakoma cyangwa se ka cyayi, ya sukari yo ku meza. Ubusanzwe uko uyu musemburo wa insuline ugenda uba mwinshi kugira ngo ujye guhashya no kugabanya isukari mu maraso, bituma umubiri ukomeza kuyikunda cyane no kwirarikira bizwi nka hypoglycemia. Uko rero ugabanyije gukoresha isukari, n'uyu musemburo ugabanya isukari mu maraso uragenda ukaba mukeya maze ugatuza. Ibi ngibi nabyo bituma ya hypoglycemia igabanuka maze kurarikira isukari nabyo bikagenda bikagabanuka burundu. Bivuga ko uko ukoresha ikintu cyane ni nako ubushobozi bwo kukirarikira bwiyongera, ariko uko ugenda ugikoresha gake gake birangira nyine umubiri n'ubwonko bwawe bukibagiwe. Ibi bishatse kuvuga rero yuko nugabanya gukoresha isukari byanga byakunda